mu myaka mike ishize ibi bintu ngiye kuvugaho nashoboraga kubitegura umunsi wose cyangwa se unarenga, kubera ko byansabaga gushakisha amakuru ku mbuga zitandukanye za internet, gusoma inyandiko z'ubushakashatsi, ibitabo n'ibindi byose nkabishyira mu Kinyarwanda. Hari kera. Uyu munsi birebana no gukora ubushakashatsi byorohejwe na ChatGPT ndetse n'ubundi bwenge buhangano Artificial Intelligence. Byabyoroheje mu birebana n'igihe, imvune ndetse n'umwimerere w'ibyo ukora. Ndavuga ko byoroshye ndetse byihuta, ariko gukoresha ikoranabuhanga nk'ubwenge buhangano cyangwa se AI, by'umwihariko ChatGPT, bisaba ubumenyi kubikoresha. Ukeneye kwiga gukoresha ChatGPT ndetse no gukoresha ubundi bwenge buhangano cyangwa AI kugira ngo ibyo ukora byaba ubushakashatsi, ibyo utangaza ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi ubibone byihuse kandi bifite umwimerere. Iri koranabuhanga yaba ChatGPT cyangwa se ubundi bwenge buhangano riguha amakuru ahagije kandi ya nyayo bitewe n'icyo bisabye. Ni byiza kumenya komande cyangwa se amabwiriza wa ChatGPT cyangwa se indi AI kugira ngo iguhe amakuru ya nyayo. Bifate nk'umunyeshuri mu ishuri. Kugira ngo uyu munyeshuri atange ibisubizo bya nyabyo mu kizamini, bisaba ko umwarimu amuha amabwiriza ya nyayo ku kizamini kandi akamusobanurira ibibazo neza. Bitabaye ibyo, uyu munyeshuri asubiza ibitari byo. Iyi video igiye kugufasha kumenya neza uburyo bwo kwandika ibibazo byiza muri ChatGPT n'indi AI kugira ngo buri gihe ubone ibisubizo byujuje ubuziranenge. Good. Nizera ntashidikanya ko kumenya ibyo wandika cyangwa subaza iri koranabuhanga ry'ubwenge buhangano, ibyo bita AI prompt engineering, ukabikora neza, ari byo bizagena ubwenge n'ubuhanga bw'ejo hazaza. Abantu bibanda ku gutekereza byimbitse cyangwa se gutekereza ku rwego rwo hejuru no kumenya iby'ubwenge bushingiye ku marangamutima, emotional intelligence, mu gihe AI iyo ikora ibisigaye byose. Ngiyi impamvu ngiye kugusangiza uburyo butandukanye bwo kubaza AI, ibyitwa prompt, ukaganira nayo kugira ngo ubone ibisubizo byiza iri koranabuhanga rishobora gutanga. Muraho neza, nitwa Samuel Bene Gusenga. Hari benshi banyita Teacher Sam. Intego yanjye ni ugufasha abagenzi banjye b'Abanyafurika kugira ubumenyi buhagije ku bwenge buhangano cyangwa se Artificial Intelligence ndetse no kuyikoresha mu kuzamura ubukungu bwabo. Mfite ubushobozi bwo gusobanura ibintu neza no kuvuga mu buryo bwumvikana. Ngiyi impamvu nasuzumye kandi nsobanura mu buryo bworoshye ibitekerezo bikomeye bya AI kuri buri wese. Iyi video yavuye mu bushakashatsi bwagutse, ubumenyi bwaturutse mu mashusho menshi, inyandiko n'ibitabo byose nabibumbiye hamwe ngo biha abantu ubumenyi buhagije bwa tekinike. Ni ingenzi cyane kwibuka ko ahazaza ha Afurika hari mu maboko yacu, kandi kwiga ikoranabuhanga rya AI ni ingenzi cyane kugira ngo dutere intambwe twirinda gusigara inyuma. Mbahaye ikaze. Niba ushaka kumenyana na ChatGPT cyangwa se ibindi bikoresho byose by'ubwenge buhangano, ukabumenya nabwo bukakumenya, ukwiye gutangira wibwira iryo koranabuhanga nk'uko ihuye n'umuntu ushaka ko muzagira ibyo mukorana mutangira mwibwirana. Ivuge uwo uriwe, ibyo ukora n'urwego rw'uburambe ufite. Ibi bifasha Artificial Intelligence cyangwa AI kumenya aho iherereye mu bumenyi, maze izashobore kuguha ibisubizo bikubereye kandi bihuye n'ibyo ukeneye buri gihe uko uyitabaje. Dore urugero rubi rw'amagambo wakwandika muri AI iyo ari yo yose uyisaba ubufasha. Mfasha kwandika emails. Aya ni amagambo magufi cyane. AI ntabwo yamenya uwo uriwe cyangwa se ubwoko bwa email ukeneye kujya wandika. Dore noneho urugero rwiza rwo gusaba ChatGPT cyangwa se indi AI kugufasha. Nkora ubucuruzi bukorera kuri internet. Mfasha kwandika email za marketing. Iyi ni interuro nziza yo kwandika muri AI usaba ubufasha. AI imenya kuri nyiri ubucuruzi. Ariko noneho hari uburyo bwiza cyane nakugira inama yo gukoresha bwo gusaba AI kugufasha. Dore urugero rw'amagambo ya nyayo ukwiye kwandika muri AI kugira ngo uyisabe ubufasha. Urimo kuganira n'umutangizi mu bintu bya digital marketing hano mu Rwanda. Ngurishiriza kuri internet ibicuruzwa byo kwita ku ruhu. Ndashaka kwandika email zirebana na marketing zizatuma abasomyi banjye bahinduka abakiriya. Ngaya amagambo meza cyane yo gukoresha haba kuri ChatGPT cyangwa se mu yindi AI, maze ikaguha ibyo wifuza byose. Koresha amagambo yoroshye n'ingero nziza nk'umutangizi nyine. Mu kwivuga koresha amagambo nka uravugana na, wongereho icyo ukora. Nk'urugero uti ndimo kugerageza gukora ibintu ibi n'ibi, ubivuge. Nkeneye ubufasha bwawe. Icyo nifuza ni, ukivuge ku buryo yorohereza ikaguha ibyo ushaka neza nta guca ku ruhande. Kandi ubwo muba mumenyanye, n'ubutaha imenya uwo uriwe, ibyo uyisabye ikabiguha neza. Ni byiza kuyiha umurongo w'ibyo ushaka kwiguha.
nk'ubu ni igitekerezo kibi cyane kubwira AI ngo nyandikira script ya YouTube. Aya ni amagambo adasobanutse habe na gato. Script kubiki? Nyandikire nde? Ni amagambo ari rusange cyane, ntacyo AI yaheraho igufasha. Ahubwo wenda wakwandika uti nyandikira script ya YouTube yerekeye social media marketing. Ibi ni byiza, ariko nabyo ntabwo bihagije. Haracyabura ishusho yuzuye y'uburyo ushaka biba bimeze. Uburyo bwiza cyane bwo gusaba AI kugufasha ni nko kwandika uti ndimo gukora video ya YouTube yo kwigisha abacuruzi bagitangira hano muri Afrika uko bakoresha Instagram mu kwamamaza ubucuruzi bwabo. Nyine script y'iminota 3 isekeje, yigisha kandi irimo ingero zifatika. Ibi birahagije rwose. AI ihita ibimenya. Imenya abo video igenewe, ni ukuvuga abacuruzi bagitangira muri Afrika, ikamenya icyo yigisha, ni ukuvuga kwamamaza kuri Instagram, ikamenya uburyo igomba kuyandika, ni ukuvuga uburyo busekeje kandi bwigisha, ikamenya n'igihe igomba kumara, ni ukuvuga iminota 3 iki gihe kugenera page. Ibi biha AI ubushobozi bwo kuguha igisubizo cyuzuye kandi gisobanutse mu kanya gato, ikaguha script yawe. Nk'ubu ushaka gukura ibitekerezo kuri AI, byaba ari igitekerezo kibi cyane kwandika amagambo nka mfasha gutangiza ubucuruzi bukorera kuri internet. Uku gusaba ntabwo gusobanutse. Ukeneye ubufasha mu biki? Ni ibihe bicuruzwa ushaka gucuruza? Uzabyamamaza ute? Ibi byose ni ibibazo ugomba gushyira muri uku gusaba kwawe. Ariko ushobora kuyisaba uti mfasha gutangiza ubucuruzi bw'ibintu nzajya nshyira abantu aho baherereye, home delivery. Ahangaha biba birimo kuba byiza. AI imenya ubwoko bw'ubucuruzi ushaka gukora, ariko noneho uburyo bwiza cyane ni nko kuyisaba uti ndashaka gutangira ubucuruzi aho nzajya nshyira abantu ibicuruzwa aho bari. Nzajya ngurisha ibicuruzwa bikoreshwa muri siporo cyangwa mu myitozo ngororamubiri, fitness products bigenewe urubyiruko rwo muri Afrika y'Epfo. Ukanongeraho uti binsobanurire mu ngingo 5. Guhitamo ibicuruzwa runaka, gushaka umufatanyabikorwa ubyohereza, ni ukuvuga supplier, gukora cyangwa se gutunganya iduka ryo kuri internet, ni nko kubaka website cyangwa se ahantu uzajya ucururiza, gukora gahunda yoroshye ya marketing, ndetse no gutangiza ubucuruzi ukoresheje Facebook ads. Hano rwose izagufasha iguha ibisubizo bikwiye. Sobanurira AI ibyiza wifuza kwiguha. Kuba wayiha nk'urugero cyangwa se ukayereka ibyo wakoze mbere biyifasha kumva uburyo usanzwe ukora cyangwa se ibyo yifuza. Ni nko guha umudozi ifoto y'umwenda ushaka ko akudodera, biruta kure cyane kumubwira gusa ngo ndodera. Nk'urugero, niba ushaka kuyikoresha mu kwandika ubutumwa bwo ku mbuga nkoranyambaga, yibwira uburyo ushaka kumvikana cyangwa se uko ushaka ko abantu bakubona kuri izo mbuga nkoranyambaga. Niba ushaka kuvuga mu buryo busanzwe, ubunyamwuga, uburyo bushimishije, uburyo buboneye cyangwa se butinyitse, amagambo ukoresha niyo atuma ubutumwa bwawe bwumvikana uko ubishaka. Gutanga amabwiriza asobanutse bituma AI ihuza nawe neza, ku buryo ibyoherezwa bihura n'uko ushaka kugaragara. Uyibwira ngo nyandikira post yo kwamamaza amasomo yanjye kuri Facebook. AI ntabwo izamenye niba ayo masomo agenewe aba CEO b'amakompanyi cyangwa se urubyiruko rw'aba Gen Z. Bityo ubutumwa ishobora kuzaguha ushobora kutazahuza nabo bugenewe. Wenda wapfa kuyibwira uti nyandikira ubutumwa bwo gushyira kuri Facebook, buza kuba buri mu busabane cyangwa se buri friendly nkuko babivuga. Ibi birajya kuba byiza kurusha mbere, ariko nanone ijambo friendly riracyafite ibisobanuro byinshi bitandukanye. Ibyiza wakwandika uti nyandikira Facebook post yamamaza amasomo ntanga yitwa Make Money with Canva. Koresha imvugo ishimishije kandi iryoshye, yumvikana nk'ikiganiro hagati y'inshuti. Ubigire bigufi kandi ukoreshe emojis. Ngaya amagambo wakoresha AI ikaguha ibyo wifuza nta guca ku ruhande. Niba ushaka kwigufasha gutegura inyandiko runaka, yibwire neza uko ushaka ko iyo nyandiko izaba imeze. Nk'urugero, wibwirwe nk'inyandiko ngufi, caption, urutonde ari byo bita bullet list, inyandiko ya blog, script ya YouTube cyangwa se bari tableau. Ibi ngibi bizatuma ubona ibisubizo mu buryo bukwiye nk'uko wabisabye, ku buryo bizamera nk'aho ari wowe wabyiyandikiye n'intoki zawe ubikuye mu mutwe. Nk'urugero, niba uri umucuruzi ukaba ushaka kwamamaza igicuruzwa cyawe kuri Instagram, saba AI ikwandikira ubutumwa bwiza busobanura igicuruzwa cyawe, ariko kugira ngo ibiguhuku bizasaba kuyiha amakuru ahagije iri bwifashishe ivuga ku gicuruzwa cyawe nk'ari wowe urimo kukivugiraho. Urugero, yibwire uti uraganira n'umushoramari mushya mu birebana n'ikoranabuhanga wo mu Rwanda, ufite iduka ryo kuri internet rigurisha ibikoresho by'ubwiza. Mu cyumweru gitaha nzashyira ku isoko isabuni nshya ya Organic Black Soap. Ndashaka rero kubimenyesha abakobwa bakiri bato. Nyandikira Instagram captions 3 zirimo emojis zitarengeje amagambo 100 buri imwe. Ukoresha imvugo irimo ibyishimo, imbaraga, kandi ukoresha imvugo imenyerewe nka hey sis, glow up time. Kwita ku ruhu rwawe ntabwo ari ibyo bagashize gusa, ahubwo ni urukundo rw'umubiri wawe.
niyo mpamvu nkuzaniye isabuni ya Niger Glow. Aya ni amagambo meza wakoresha. Uru rugero warukoresha no ku bindi byose wakenera ko AI igufashamo, nko kwandika script ya YouTube. Yibwira uwo uriwe, icyo ukora, icyo ushaka kwigufasha, kandi uyiha amakuru ahagije ku buryo nayo iza kuguha nk'ibyo wifuza. Ibi wabikora ushaka kwigufasha kwandika post kuri X, kuri LinkedIn, gutangira blog n'ibindi. Muri iyi si ya none, aho bikenewe ko ibintu byose bikorwa vuba kandi neza, aho ihiganwa riri hejuru cyane, ubu bumenyi bw'ibanze kuri AI buri wese mu rwego yabakoreramo rwose arabukeneye. Ukeneye kwihugura kuri AI, ufite ikigo ushaka ko abakozi bawe bahugurwa ku bijyanye no gukoresha AI ibyakwihutisha akazi neza, ubaye ufite ikigo cy'ishuri cyangwa kaminuza ukeneye guhugura abanyeshuri mu gukoresha neza AI, nyandikira cyangwa umpamagare kuri 07 85 73 70 78. Wanasura urubuga rwacu rwa YouTube Teacher Sam.